iyi myaka 25 ni imyaka yaranzwe n'ibintu bibi ibintu byiza ibintu bivangavanze niko mwisi hamera isi niko ibaje ariko kimwe muri byo nagumye ku mwami Yesu ntabwo nigeze nkuraho ikirenge ibibi nahuye nabyo ntibyigeze binca intege ngo mvuge nti ubwo mpuye n'ibireka njye kwiririmbira izindi ndirimbo ari Bosco Nshuti ari Papi ari Eme w'Imana ari Gibadibanga abantu mumenye ni umuririmbyi mwiza wo mu gihe cyacu ariko n'uyu munsi none bikomeje na Gabi Kamanzi twaririmbye indirimbo mu buryo rwose muri friendly bworoheje babikunze babishaka n'uyu munsi none twakongera tukaririmbana neza tugana ku musozi rwose mu baramiye amaze imyaka n'imyaka 25 isabukuru murakoze hari ubu hageze se ubu hageze ndi muri uwo mwaka 25 ndanezerewe ndumva ariko ngiye gutangira kuririmba igitaramo gutarama yego ariko kirimo cyitwa umuyoboro 25 years live concert tariki 14 z'ukwa 12 hano kuri Kanti Gati uvuga ngo mfite umwenda numva mfitiye umwenda umuntu wese umwenda bita ubutumwa bwiza bw'umusaraba n'amaraso no gucungurwa na Yesu Kristo mtandao wegeze gute sasa imyandikire yayo hari igihe umuhanzi baravuga ati narifite gitari ndandika indirimbo nyigeraho umuyoboro wegeze ukigeze ubwo iminota y'indirimbo isaza iyi ndirimbo first of all rwose maze kubivuga kenshi ntabwo ari jye wayihimbye gusa ni jye wayiririmbye ijya bibaho ko ushobora kuririmba indirimbo atari we wayihimbye yahimbwe n'umugabo witwa Ndabakuranye w'ahantu bita ku Mujyi ni umusaza wo kubahwa murakoze hari ubu hageze se ubu hageze ndi muri uwo mwaka 25 ndanezerewe ndumva ariko ngiye gutangira kuririmba ndumva nyuma nibwo umva ngiye kuririmba ndumva ariko biri mu mutima kugeza kuruta ikindi gihe naririmbiye nubwo nimara kwizihiza iyo sabukuru tariki 14 z'ukwa 12 igitaramo nta muntu ufite agakuteri nka Ndizera ibintu by'imbaraga manije nkacomekamo nkumva binini rwose ni igitaramo se uri guhuza no kwizihiza isabukuru ya 25 cyangwa muri rusange ariko waba ubona uri gukererwa ukajya mu byashu ibihangano byanjye oya ni igitaramo gutarama yego ariko kirimo cyitwa umuyoboro 25 years live concert tariki 14 z'ukwa 12 hano kuri Kanti Gati biri confirme birishyuye mbese ni sawa ubwo rero uyu mwanya tuvugana turanezerewe ko turi kwa Bosco Nshuti tutaramenye kuri iyi tariki ya 13 z'ukwa 7 muri Unconditional Love concert urumva ko bimeze neza konseri yawe wayitiye indirimbo navuga ko yabaye idarapo y'umuziki wawe kuri wowe ngiye niko mbifata hano yose n'umufana wawe arukunda mbifata bijyanye n'uko nayumvishe uko yagiye yumva mu zasabwe kwiyitirira iki gitaramo cy'imyaka 25 ni ukubera amateka yakoze ku buzima bwawe ndetse no ku buzima wenda bwagiye bayumva bakaguha feedback bati indirimbo yatunesheje igihe cyose nagiye nifuza ko ubuzima bwanjye bwaba umugende cyangwa umuyoboro uyobora ubutumwa bwiza mu mitima y'abantu benshi birajyana n'indirimbo nzanaririmba ivuga ngo mfite umwenda numva mfitiye umwenda umuntu wese umwenda bita ubutumwa bwiza bw'umusaraba n'amaraso no gucungurwa na Yesu Kristo hano mfite resiva ushobora kuza kubafata mtandao wegeze gute sasa imyandikire yayo hari igihe umuhanzi baravuga ati narifite gitari ndandika indirimbo nyigeraho umuyoboro wegeze ukigeze ubwo iminota y'indirimbo isaza iyi ndirimbo first of all
rwose maze kubivuga kenshi ntabwo ari jye wayihimbye gusa n'ijye wayiririmbye ijya bibaho ko ushobora kuririmba indirimbo atari wowe wayihimbye yahimbwe n'umugabo witwa Ndabakuranye w'ahantu bita ku Mugira ni umusaza wo kubahwa hano we umugisha mwinshi nako witwa Rangurura ariko maze kuyumva yanyinjiye mu maraso n'imisokoro hanyuma ndayiririmba igera aho yageze hose uyu munsi wa none numvise rwose nkwiriye kuba umuyoboro ugeza ubutumwa bwiza mbese wagira ngo n'igihe yihimbiye hari igihe cy'igihe hanyuma wamwatse uburenganzira ko mu kino gituma copyright wamwatse uburenganzira ko mu indirimbo nayishimiye nyine mu bavugana avuga ati yitwara indirimbo yego narayiririmbye ntaramenya nyirayo byari bitaraza cyane ariko aho mumenye ndagenda turaganira arambwira ati rwose ahubwo niba ushaka n'izindi mbwire nziguze ampa uburenganzira nko muri 2005 nibwo namushakishije ndamumenya arambwira ati rwose wakoze neza ahubwo niba ushaka n'izindi nziguhe ni umuntu wo kubahwa uretse ko buriya muri iki gihugu bitwa ba Rugamba Sikuriyani bagiye baba abahimbyi bakomeye n'abandi ariko hari n'abitwa ba Rushema buriya ni umuntu ukomeye hakaza n'uwo mugabo witwa Ndabakuranye rero abantu batamenye ariko wagize imbaraga mu mihimbire nagiye numva indirimbo zinavuga nti birababaje ko izi ndirimbo zitazamutse ngo zigere ku kigero zihindurwa mu ndimi zose abantu bose bajye baziririmba iki gihugu rero gifite abantu b'abahimbyi natwe twaje tubagwa mu ntege turifuza yuko indirimbo zacu zigera kure Kinyarwanda Swahili Igifaransa Icyongereza indimi zose ubutumwa bwiza bukagera hari indi sayo wamwatse nyuma y'uyu nyine oya hari izindi yagerageje kumpa amagambo yazo ariko ndavuga nti wenda nihagera nzagenda nongere mwegere tuzirotarakaye cyangwa se tuzikoreho tuzihuze n'iki gihe kubera ko n'indirimbo nziza zidakwiriye guhera ahantu hasi cyangwa se n'amakorali yabo akaba yaziririmba mu kigero ziri kuzumbwa n'ab'iki gihe kandi bakazikora wizizi uri mu muziki yaranzwe n'iki ibyiza byarusiwe cyangwa ibyo byarabisi cyane bon iyi myaka 25 ni imyaka yaranzwe n'ibintu bibi ibintu byiza n'ibintu bivangavanze niko mu isi hamera isi niko ibaye ariko kimwe muri byo nagumye ku mwami Yesu ntabwo nigeze nkuraho ikirenge ibibi nahuye nabyo ntibyigeze binca intege ngo mvuge nti ubwo mpuye n'ibireka njye kwiririmbira izindi ndirimbo oya ahubwo iyo miyaga naratuzaga ikabanza igatambuka iyo miraba ikabanza igatambuka nkakomeza ibyiza byo byansunikaga gukomeza kwegera umwami Yesu no kumukorera so sinigeze ngira n'agace cyangwa se akantu gatoya kampinduza ibitekerezo kubera ko mpuye n'ibireka njye guhindura ubuzima oya ndashikamye ndakomeye ndakomeje icyaba cyose nta cyankura kuririmba cyangwa se gukomeza kubana n'umwami Yesu mu buryo bwo kumutaramira no kumuririmbira hari umukunzi w'ibihangano se muri ibihangano byawe byaherekejwe n'ibikorwa by'urukundo byo gushyigikira abantu uretse nyine kuba ubutumwa bwaranyuze mu ndimi turazumva ariko hari abantu bagiye ufasha guhindura ubuzima binyuze mu ijambo ndetse no mu bifatika bon biragoye kwivuga wenda abantu nibo bakuvuga ibyiza ariko hari ibintu Imana yashoboje nari maze gusura amagereza agera kuri 4 cyangwa 5 nasuye amatsinda y'aba bantu bicuruza agera kuri 4 cyangwa 5 tukaganira bakanyemerera ko bahindura ubuzima n'ubu rwose ubwo buzima ndumva nshaka kubukomeza nubwo dutaramira abantu kugira ngo bave mu byaha bibangiza first kandi bikangiza sosiyete muri rusange mu buryo numva ari nawo umurongo wanjye ubundi buriya ni ugutarama mu buryo buhindura ubuzima bw'abantu numva rero bizagera naho bizabyara n'ubujyanama
bikagera naho bibyara ubushobozi. Umuntu wabwirije ubutumwa bwiza ukamugira inama ukamuha ubushobozi yahinduka neza rwose, agahinduka kugira ngo abone ubugingo, kwizera Yesu, agahinduka kugira ngo agirire igihugu umumaro. Yumva ariyo ntego yawe. Turi kwa Bosco Nshuti, ibiro byo kushena ya YouTube hagaragaraho indirimbo wise ndashima Yesu, ariko ndetse na Bosco Nshuti naime aba bahanzi bo gukomeza kuri iki gihangano byari ibintu byoroshye cyangwa nyine ni muri ya generasiyo yawe waravuga ati muze turi kode indirimbo? Yego, nta kigoye, ari Bosco Nshuti, ari Papi Clever, ari Eme Uwimana, ari Gibadi Banga abantu mumenye ni umuririmbyi mwiza wo mu gihe cyacu ariko n'uyu munsi wa none ubikomeje, na Gaby Kamanzi twaririmbye iyo ndirimbo mu buryo rwose buri friendly, bworoheje, babikunze, babishaka. N'uyu munsi wa none twakongera tukaririmbana n'iyindi. Yego, tugana ku musozi rwose twashimye ukwezi kwa 12 ibihangano byaravuze uti rwose batigera Nyanza gireki nditegura gute? Yego, mutumire murakoze cyane. Tariki 14 z'ukwezi kwa 12 umuyoboro 25 years live concert muri Camp Kigali. Ubibwire inshuti yawe, ibibwire inshuti ye, ubibwire umwana wawe, ubibwire mama wawe, ubibwire papa wawe, ubibwire abo mwigana, ubibwire abo mukorana, nakutumye nawe ntumikire, tuzahurire hano. Hazaba igitaramo cy'amateka y'imyaka 25 kandi kizaba cyateguwe igihe gihagije, gisengewe kandi kirimo imbaraga zose mu buryo bwose bushoboka. Amatike ashobora kujya hanze kuva nko mu kwezi kwa 10 bibaye byiza, byateguwe neza, ntabwo bizarenza ukwezi kwa 10. Abantu ndabizi ko Inyarwanda muzadufasha n'ibindi binyamakuru kugira ngo uzashaka tike ayibone kare, abane nayo kugeza kuri iyo tariki, azabe nta kibazo afite. Hari itsinda baririmbiyemo ubona ko yabaye ikirenge hose. Tugumane mwami, haleluya, mwami tugumane. Twabitega mu kosa ryawe? Izaba ari surprise. Very surprise kubera ko iriya ni indirimbo yahimbwe n'ubundi na Rushema Ephraim. Ndayiririmbiye cyose amarangamutima akaba menshi, indirimbo iremereye ifite imbaraga, yewe ahari nayo izaba irimo ahangaha. Iyo kohara ni kohara yibumbatiye nayo amateka yanjye kuko nayo imazemo igihe, nibaza yuko nabo bazaba bahakirira ngo banshyigikire. Tugumane, tugumane mwami, haleluya, mwami tugumane. Wakoze byose kuwo musaraba, tugumane mwami, haleluya. Nibaza ko ninyizamura abantu bose bazahita bahagurukira icyarimwe tukayiririmba. Wakoze cyane. Yego Janvier. Reka tubashimire urugendo muri hano muri Camp Kigali, tuzazamuka nziza bishize ari muri muziki cyangwa se muziki indirimbo z'ikuzo Imana. Yego, amen. Bakoze namwe.